Ndabasuhuje. Uyu munsi muri kumwe na Amiri. Channel ukurikiye yitwa Amiri TV1, aho uzakurikira ibiganiro by'ubuzima, ibiganiro by'iyobokamana ndetse n'ubushakashatsi. Uyu munsi nguhitiyemo ikigwa kivuga kiti ibintu wagenderaho uhitamo uwo muzabana, kugira ngo uwo muzabana cyangwa se guhitamo uwo muzabana si amarangamutima gusa, ahubwo ni icyemezo cy'ubuzima bwawe. Abantu benshi bakora amakosa kuko bashyira imbere gukunda, bakibagirwa guhuza mu buzima bwabo. Niba ushaka guhitamo uwo muzabana, icya mbere ukwiye kwitaho, reba imico ye mbere y'ibindi byose. Imico. Iyo umuntu afite imico myiza, uko byagenda kose azakubera mwiza. Imico niyo igena ejo hazaza h'umubano wanyu. Ese umuntu ukundana nawe ni umuntu w'ukuri cyangwa arabeshya? Niba afite imico yo kubeshya, kutakubwiza ukuri, menya ko rwose aho ngaho ntabwo muri kumwe, kubera ko mu by'ukuri umuntu utarangwa n'ukuri, menya ko n'ubuzima bwawe uzabaho utari mu kuri. Ese ariyubaha kandi yubaha abandi? Icyo nacyo ukwiye kukireba umuntu muzabana niba agifite. Ese arashobora kwihangana igihe mwagiranye ibibazo? Ese afite indangagaciro zihamye cyangwa arahindagurika nk'uko ibihe bihindagurika? Icy'ingenzi, isura irashira ariko imico ye mu by'ukuri yo iraramba. Bivuze ngo rero icyo cyane cya mbere ukwiye kwitaho ni ukureba imico y'uwo muzabana uko ihagaze. Ikindi ukwiye kwitaho, reba uko yitwara mu gihe cy'uburakari. Uburakari bugaragaza umuntu nyakuri kurusha igihe ari mu munezero. Iyo arakaye aratukana. Ese iyo muganiriye mukagira ibyo mutumvikanaho, ni gute akwitwaraho? Ese ashobora kugukubita cyangwa se akaguhutaza? Ni ku mpande zose, yaba uri umukobwa cyangwa umuhungu, ibintu byose ugomba kubyitaho. Ese amenya kwifata no kuganira? Umuntu udashobora kwifata mu burakari ashobora gusenya urugo burundu. Ikindi ukwiye kwitaho, reba intego z'ubuzima bwe. Urugero, mu by'ukuri urugo rukeneye abantu bafite icyemezo kimwe ndetse n'icyerekezo kimwe. Ese ashaka gutera imbere cyangwa kubaho uko we abishaka? Ni ukuvuga ngo akunda ubuzima bworoshye, akunda iraha. Ese afite gahunda y'ejo hazaza? Ese akunda umurimo no gukora? Abantu badafite intego bakunze kubaho mu bibazo by'ubukene ndetse no mu makimbirane. Ikindi ukwiye kwitaho, reba uko yitwara ku mafaranga. Niba hari umutungo ufite cyangwa hari ibyo ufite, uburyo ashobora kubyitwaraho. Imari ni kimwe mu bitera gatanya ku bantu benshi. Ese arasesagura? Ibyo ukwiye kubyibaza. Ese ashobora kuzigama? Ese ashobora cyangwa afite imyenda idasobanutse? Umuntu utazi gucunga amafaranga cyangwa umutungo ashobora guteza umutekano muke mu rugo. Bivuze ngo iki ni ikintu gikomeye cyane, kubera ko n'imyemerere igaragaza ko umugore agomba gucunga umutungo w'umugabo we. Niba adashobora gucunga umutungo mufite cyangwa se kuba mubana ashaka ko umutungo ufite, niba azi ko amafaranga uyafite akaba yumva mwayarya mukayamara igihe mugikundana mutarabana, menya ko ngo nta muntu ufite. Reba ubusabane bwe n'abandi. Uko yitwara ku bandi, ishusho y'uko azakubanira nawe. Iki ni ikintu cy'ingenzi cyane ukwiye kwitaho. Ese afitanye amahoro n'umuryango we? Ese afite inshuti mbi cyangwa nziza? Ese arangwa n'ubunyangamugayo? Ibi bintu ukwiye kubirebaho. Uko yitwara ku bandi. Menya ko niba uwo mukundana adafitanye umubano mwiza na rubanda rugufi, menya ko nawe uburyo kwitwaraho yamwarakaranyije cyangwa muri mu byiza, ibyo bizakwereka ishusho. Niba iyo ufite umutungo, iyo ufite amafaranga akwitwaraho neza, igihe waba utayafite cyangwa wakennye,
ukabona imyitwarire irahindagurika, menya ko nta muntu ufite. Genda gakeya. Ntugashyire imbere cyane urukundo gusa. Urukundo ni rwiza ariko ntiruhagije. Gukunda umuntu udahuye n'imico myiza, menya ko wubatse inzu ku mucanga. Ibi ngibi ni ibigendeye ku bushakashatsi bwakoze ku bijyanye n'imibanire y'abantu ndetse n'uko abantu tubanye muri sosiyete ndetse n'ibijyanye n'urukundo nyirizina. Bivuze ngo umuntu uzahitamo uwo muzabana, banza ugenzure ibi bintu ko abifite. Naba atabifite, menya ko rwose nawe wubatse inzu ku mucanga. Wakunze iyi video ushobora gukora like ndetse no gukora sabone no gukora share ku bantu bagakurikira ibiganiro byacu. Wowe wumva ni Amiri.